ntabwo byari byoroshye ariko 2006 ko nanigaga no muri yiyita umwami w'injyana, yiyita umwami wa R&B, niwe muhanzi wenyine ushobora kuba yavura imitima y'abantu benshi, niwe muhanzi ushobora kuba yavura umuntu ubabaye akongera akagira akanyamuneza, niwe muhanzi ushobora kuririmbira abakunzi bari baratandukanye bagasubirana. Uwo nta wundi ni King James, umuhanzi uririmba imitoma, umuhanzi wagiye utwara ibihembo byinshi cyane bitandukanye. Umuhanzi King James ni muntu ki? Amwe mu mabanga ye uyu munsi Mara Media TV yaguteguriye amwe mu mabanga ya 15 utari uzi. Umuhanzi kirangiranwa muri muzika King James cyahoguje amahanga. King James akaba umwanditsi w'indirimbo rurangiranwa mu Rwanda, akaba afite imyaka 34 y'amavuko. Amazina y'umuhanzi cyangwa se iki cyamamare bita King James, ubundi amazina ye ya nyayo bamwita Ruhumuriza James. Iki cyamamare rero cyabonye izuba ku tariki ya 1 Mata 1990, avukira mu bitaro bya Chic, avuka mu muryango w'ababyeyi undi bakunda kwita abadivantiste. Yatangiye umuziki mu mwaka wa 2006. Guhera icyo gihe yita mu mashuri yisumbuye, ahita yigarurira imitima y'abatari bake hano mu Rwanda. Ashaka izina aziyita muri urwo rwego, ntabwo yari kuziyita Ruhumuriza James, yahise yita umwami James cyangwa se nk'ibyo twavuga ngo King James. Uyu muhanzi uyu munsi yujuje imyaka 34 y'amavuko. Uyu muhanzi Ruhumuriza James uzwi nka King James mu mazina y'ubuhanzi, umwe mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda, bitewe n'indirimbo zigiye zitandukanye zagiye zikundwa ziganjemo iz'urukundo harimo imitoma, yongeramo n'ibitaramo yagiye akorera mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aho yagiye agaragaramo harimo na Rwanda Day yabereye kugaragaramo ku nshuro ye ya mbere. Uyu munsi rero Mara Media TV agiye kukubwira amwe mu mabanga ye yihariye agera kuri 15 y'umuhanzi nyarwanda King James utari uzi, utigeze unumva habe na rimwe, utigeze wumva ahantu na hamwe. Mara Media TV rero ikuraho amarido ikagenda ikubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye, ikakubwira iby'amatwi yawe atigeze wumva. Ngiye ugiye kubikugezaho banyita Zephyrin Niyitegeka cyangwa se Niyitegeka Zephyrin cyangwa se Kilimanteteri cyangwa se Wikanze Frit Marisotel. Uyu munsi rero turaza kumugarukaho rero iki cyamamare rero mwagiye mukunda mu ndirimbo nyinshi cyane, ntabwo nazivuga ngo nzirondore. Uyu muhanzi burira rero ngo uyu muhanzi ngo nta kundi tubari, kuko iyo atagiye muri studio cyangwa se muri gahunda ze zo gutanga interview, agurubereza mu rugo yirebera filime n'iyindi miziki, aganira n'ababyeyi cyangwa se umuryango we ari we bakunda kuganira cyane. Uyu muhanzi King James akunda kunywa amazi, ntanywa inzoga, kuko umwana wakuriye nk'uko twabibabwiye yakuriye mu muryango w'abadivantiste. Mu rugo rw'iwabo bakunda gusenga cyane. Nk'icyitwa itabi ntabwo yigeze ahura nacyo, ntiyigeze anakinywaho, ntiyigeze anarebaho, kuko ntiyigeze anarinywaho na rimwe. Uyu musore kuba muzi cyane bemeza ko bemeza ko azi kuganira, ni umusore usetse cyane, nuko iwabo bashobora gutinda kuryama bakunze urwenya rwe agenda abatera, kuko uyu muhanzi n'umuhanzi uganira cyane, n'umuhanzi w'urwenya, mu magambo ye haba harimo urwenya rwinshi cyane, kuko bashobora gutinda kuryama rwose kubera urwenya rw'uyu muhanzi cyangwa se kino cyamamare. Ikindi buriya King James mu bintu rero bakunda kunywa, buriya yikunda kwinywera imivinyo ndakeka mwese muyizi. King James ni wa muntu nkuru utuje, niyo ari mu bandi mbese ahora ameze nk'umuntu ufite icyo ari gutekerezaho nk'iterambere rye n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.
King James buriya ntakunda King James buriya ntakunda kwandikirana cyane cyane nko kuri WhatsApp, kuko ushobora kumwandikira akakubaza, umwandikira ibintu byinshi cyane akagusubiza mu ijambo rimwe gusa. Kano kantu rero usibye ko kano kageso abahanzi benshi cyane nk'ibyamamare baba bagahuriyeho, bitewe n'uko baba bagira ngo bagire byinshi cyane bihugiraho batekerezaho. Usibye ko wenda kano kageso gakunze kwibasirwa n'abasitari benshi cyane bagiye batandukanye, ubandikira bakanga kugusubiza, wenda ntabwo wamenya ko wenda ariyo mpamvu baba bashaka gutanga support. Reka wenda aka twite tukavaho. King James buriya yikundira abakobwa b'inzobe kurusha abakobwa b'ibikara. King James nubwo afite ababyeyi be bose babiri, buriya ngo nyina niwe akunda cyane kurenza se. Ikindi nanone King James nta kindi kintu afite ngo kimwinjiriza amafaranga nk'uko umuziki umwinjiriza, ko uyu muhanzi wenda amaze kwisobanuka, wenda agenda ashora no mu bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye hano hanze, ariko cyane cyane uyu muziki ngo niwe umwinjiriza amafaranga menshi cyane. King James rero dukomeje kukubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye. King James rero yatubwiye, ubwo twamwigiraga, yatubwiye ibyifuzo n'inzozi ze afite. Ruhumuriza cyangwa se umwami James cyangwa se King James yatubwiye ko ikintu yumva yifuza kuzageraho mu nzozi ze, yumva yifuza kuzubaka hoteli azajya yakiriramo abantu basanzwe cyangwa se abandi bantu benshi cyane bagiye baturuka ahantu henshi cyane hagiye bitandukanye, kuko ubusanzwe akunda kwakira abantu. Ibindi wamenya kuri uyu muhanzi cyangwa se wamenya nko ku buzima bwe bwite cyangwa se ku mateka ye cyangwa se nk'aho atuye ubu ngubu, King James ubu atuye i Nyamirambo ahazwi nka Cosmos mu mujyi wa Kigali, aho abana n'ababyeyi be. Atandukanye cyane n'abandi bahanzi wenda nko kuba bajya kwibana bakibera muri ghetto, uyu ntabikozwa. Uyu muhanzi kandi nubwo akibana n'ababyeyi yubujije inzu ye y'umutamenwa cyangwa se inzu ye irenze, aho yubatse hariya Kamonyi aho bita ku Ruyenzi. Iyi nzu ye iri mu bwoko bwa etaje, aho ifite amagorofa 2. Ikindi ifite akandi kantu k'umwihariko nk'ubamo imbere, ifitemo pisine. Ikindi King James buriya yarangije amashuri ye yisumbuye mu mwaka wa 2012 mu kigo cya APR Rugunga. King James inama agira urubyiruko cyangwa abandi bantu bashaka kumera nkawe, kuko yagiye atanga inama nyinshi cyane zigiye zitandukanye kwiteza imbere n'ibindi byamamare byose, nko kuba hari abahanzi nk'aba Bill Gates bagenda bavuga cyangwa se batanga inama nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Uyu munsi King James rero nawe ntiyatanzwe, hari inama yagiriye urubyiruko. Uyu muhanzi rero yagiriye inama urubyiruko kutagira akazi na kamwe basura, kuko ikintu cyose umuntu akoze ashyizeho umutima cyamubyarira umusaruro. Kuri ubu uyu muhanzi afite urubuga rucuruzaho indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye yise Zana Talent. Uyu muhanzi ukunzwe na benshi, ni ikintu kimwe cyanze, cyangwa se yatubwiye ko ikintu kimwe ngo iyo cyanze uba ugomba kukireka ukaba wajya no mu bindi. Mu magambo ye yagize ati, nakoze ubucuruzi bwinshi cyane bigiye bitandukanye. Nubwo umuntu aba agomba gukora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, aba agomba gukora ikintu yabona cyanze agahita ahindura akajya mu bindi, kuko nanjye nagiye nkora ibintu byinshi cyane byanga. Uyu muhanzi rero King James, nimba wakunze video yacu cyangwa se wakunze amateka ye, muri comment utubwire ibindi twazagarukaho cyangwa se utubwire twazongera muri kino kiganiro. Kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane cyane kuri gatanu ibiganiro nk'ibi ngibi. Media TV show, murakoze cyane. Nje nabanaga banyita Zephyr.